ni ubuntu buduhindura, bukaduhindura mu ngeso, bukaduhindura mu mikorere, bikaduhindura mu mitekerereze. Ni ubuntu buhindura. Niko Pawulo yabwiye Tito, bice 2:11. Ubuntu ntabwo ari uruhushya ruduhesha gukora ibyaha, ahubwo ni imbaraga y'Imana idukiza ingoyi y'icyaha. Kandi uko umuntu arushaho kwegera Kristo, umuntu arushaho kubana n'Imana, niko ibyaha birushaho kumuhunga. Icyo ni ikintu tukwiye kumenya. Ariko umuntu uvuga ngo yamenye Kristo, yahuye n'ubuntu, ariko akaba akishora mu byaha, akaba akinabikora, akaba byuzuye, akaba aribwo buzima ahumeka, icyo ni ikibazo mujye mushyiraho akabazo. Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Uyu mwanya nongeye kugira umugisha wo kuganira namwe ijambo ry'Imana ku munsi wa gatanu. Reka dusengera hamwe noneho tuganire. Mana nziza, turagushimye kubw'uyu mwanya uduhaye, umugisha uyu muntu dukurikiye, uyu mugisha uyu muntu tugiye kuganira, kandi iri jambo ntabaritswe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Nongeye kuguha ikaze rero. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Ni urwandiko rurwaniryoheye cyane, maze iminsi ndi kugerageza gusoma Bibiliya. Nagize umugisha wo kurusoma rwose mu kanya gatoya umuntu aba afite, kandi nungutse byinshi. Nawe uyu munsi nagira ngo ngukundishe gushaka umwanya mutugira. Ni byiza ko umukristo abaho mu buzima ariko bugira n'ibihamya nyine. Donc Bibiliya bigira n'ibigushyigikira. Buriya Bibiliya ishyigikira ubukristo, Bibiliya ifasha umuntu mu rugendo. Bibiliya iravuga ngo ni umutsima utera imbaraga. Iyo rero ufashe umwanya ukajya usoma, hari ibyo isi itazakubeshya, hari ubuyobe buzaza ntibugutwara ahantu hose. Abazaza biyita Kristo, bya bindi byose Bibiliya ivuga, nibura wowe uzaba ufite ishusho, uzaba ufite, kandi wibuke ko ari naryo Kristo yakubitishije Satani mu butayu. Burya hari isomo yashaka kugaragaza. Ni byiza mu bigeragezo, mu buzima tubamo bwose, kugira guhagarara tugahora twiteguye gusobanura impamvu z'ibyiringiro byacu, kugira ijambo ritunga ubugingo. Nk'uko turya kugira ngo tubeho neza, ni byiza ko tunagaburira ubugingo, tugaburira umuntu w'imbere arushaho kugubwa neza. Uru rwandiko rero Pawulo yandikiye Abaroma ni urwandiko rufite ibice 16, kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya gatatu. Iyo usomye usobanukirwa neza ko turi abanyabyaha by nature, kuko Pawulo abasobanura neza ko turi abanyabyaha rwose pe. Kandi twari dukeneye gutabarwa. Umuntu yarakeneye kugirirwa imbabazi n'Imana, yarakenewe kubohoka, kuko iyo umuntu burya atarababarirwa ahora yumva umutima umurya, ahora yumva aciriweho urubanza rw'iteka. Turi abanyabyaha, arabisobanura neza. Ku bwa kamere turi abanyabyaha. Umuntu uburyo abayeho rwose niko ameze. Kuva ku gice cya gatatu kugeza kuri gatanu, asobanura noneho ko nubwo turi abanyabyaha ariko Yesu yahagobotse kugira ngo tubone ubugingo, kandi rwose kugira ngo umuntu akire, abone agakiza, bitamusaba izindi mbaraga nyinshi, ahubwo dusabwa kwizera, dutsindishirizwa n'Imana, dutsindishirizwa n'ubuntu twagiriwe n'Imana binyuze mu kwizera Yesu Kristo wenyine. Mu gihe Abayuda bari bazi ko ari imirimo y'amategeko, ari imirimo gukora neza n'ibindi bitandukanye, Pawulo yashaka kubikliyaringa, yashaka gushyiraho umucyo ko nta kindi. Akakiza kaziwe Abayuda, kaziwe abanyamahanga, kaziwe abantu bose, atari ukuvuga ngo ni abantu bari specific, ni abantu b'igice runaka, ni Abisiraheli hoya gusa. Yabikuyeho. Uvuga ubutumwa ry'umugabo ryari ryagutse bene da. Iki gice cya guhera kuri 3 kugeza kuri 5 arabisobanura neza ko twakijijwe kubw'ubuntu, tubiheshejwe n'iki? No kwizera Kristo. Ageze ku gice cya 6 kugenda ukagera ku 8, asobanura neza noneho ko ahantu ndagira ngo mpavuga aka kantu. Ahantu abantu iyo bahaguye honyine, cyangwa se iyo babasomye imbere ariko bakirengagiza ibindi bice, niko Bibiliya imeze. Iyo ufashe text out of context ya Bibiliya
uru rwandiko Pawulo yanditse rwose bisaba ngo urwumve rwose, kuko ruvuga ibintu bitandukanye. Ruvuga ubuntu, rukuvuga kwizera, rukavuga agakiza, rukavuga gutsindishirizwa, rugaragaza imirimo. Aha hantu Pawulo ntiyigeze ajya kure ngo contradicting na Yakobo. Ibi bintu tuzabiganira tureba ahantu bahuriraga. Rero iyo usomye akantu gatoya rero ugasoma mu bice bitatu, ahavugwa impongano, Kristo ukuntu yabaye impongano y'ibyaha, ukuntu Kristo yadukijije nyine twarabo gupfa, akatugira mu mwanya twakagiyemo agapfa kugira ngo twe tubeho, wiberaho gusa. Ariko Bibiliya ikomeza uko ugenda urushaho gusoma, Mwuka Wera gusobanurira ibiri imbere byuzuza ibibanza. Iyo utwaye ibibanza gusa rero ntabwo uba utwaye umwuzuro w'ijambo neza. Iyo ugeze ku gice cya 6, ubu buntu Kristo avuga, ubu buntu Pawulo yavuze twakijije nabwo tubeshejwe no kwizera gusa, arasobanura akavuga ati ariko nubwo nababwiye biriya byose ntidukwiriye gukora ibyaha ngo ubuntu busage. None se dukora ibyaha ngo ubuntu busagwe? Abantu bapfuye kubw'ibyaha, hanyuma sasa turongeye tubisubiyemo se tuvuge ko ubwo twakijijwe ra? So arasobanura igice cya 6 kugeza ku 8 noneho gisobanura ko nubwo twagiriye ubwo buntu bwa Kristo tudafite bidasobanuye guhabwa uruhushya rwo gukomeza gukora ibyaha. Asobanura igihe gice neza kuva ku gice cya 8, igice cya 8 cyose. Igice cya 8 noneho rero akavuga umugabo naramukunze, akavuga ko abo bantu ba Kristo noneho rero uwizeye Kristo, uwizeye Imana, agahaguruka agakurikira Kristo, akwiriyeho kuba mu buzima buyoborwa na Mwuka Wera. Ariho yatinze kuri kamere. Igice cya 8 arakivuga neza cyane ko tutayoborwa n'imirimo ya kamere. Umuntu w'Imana ntabwo aba agikwiriye kuyoborwa n'imirimo ya kamere, ahubwo aba akwiriye kuyoborwa na Mwuka Wera. Ubu umuvuga butumwa umuririmbyi mu Kristo upfa kuba nyine waramenye, warakiriye, warinjiye muri cya cyumba cy'abizera. Ntaba akwiye kuyoborwa na kamere, ahubwo akwiriye kuyoborwa na Mwuka Wera. Igice cya 9 kugeza kuri 11 avuga iki rero? Niho yavuze ko niho noneho hagaragaza sovereignty, ubumana noneho n'ubunyangamugayo bwayo, kuko hazamo inkuru y'Abisiraheli, hakazamo ukuntu Imana nyine ikomeza isezerano yasezeranye n'abantu bayo, igaragaza ko Imana idakunda umugayo, yanga umugayo, nyine ibana n'abantu bayo batangiranye nayo, binjiye mu muryango, kwibana nabo kandi ibakorera, ibaha ibishoboka byose kugira ngo bakomeze buzuze ubuzima ishaka ko buzuza muri Kristo. Icyo gice rero kivuga ibyo byose, kivuga umugambi w'Imana uko wagombaga kuzuzwa, kuducungura, kikavuga uburyo Imana ari inyangamugayo. Harimo Abisiraheli cyane, hazamo iyo nkuru. Noneho ku gice rero kuva ku gice cya 12 kugeza kuri 15 niho havuga ubuzima umukristo akwiriye kubamo, wa muntu w'Imana. Kuko abantu Pawulo yabwirizaga bose bagasubmitinga, bagahindukira, bagakurikira Kristo, bitwaga ko ari abakristo. Rero ubuzima aba bakristo bagomba kubamo Pawulo yarabisobanuye neza. Iki gice cya 12 kugeza ku cya 15 kirabisobanura neza, kigaragaza ko ubutumwa bwiza buba bukwiriye kuba bwaraguhinduye. Ubutumwa bwiza buhindura umuntu, buhindura, avuga ku rukundo, avuga ku guca bugufi, avuga ku kubaha Imana. Hanyuma kikarangiza icyo gice cyose cya 15 kivuga ko noneho ukwiriye gutumika, hakazamo noneho guhabwa inshingano. Ubuzima bw'umuntu wahindutse muri Kristo, akakizwa, akizizeye kubw'Imana iva ku Mana y'agakiza, ibyo byose akabibona, akwiriye kuba mu ubuzima bumuranga nyine n'ubuzima bwahindutse, n'ubuzima abamo bw'urukundo, burangwa n'urukundo, burangwa no guca bugufi, burangwa n'ibyo byose, no gukora noneho umwana iyo umuntu yageze mu murimo arakora, ahabwa inshingano agakora. Hari umwuzuro ku gice cya 15 uri muri cya gice cya 28 cya Matayo, ibice 28 umurongo wa 19, ya nshingano ihabwa uwizera, mugende mu mahanga mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero urumva nifuje ko tuganira cyane ku gice cya 6.
igice cya gatandatu reka tugisomere hamwe, nandi kubabwira samari gatoya y'iki gitabo, wowe ugiye gutangira kugisoma cyangwa se uzagisoma kugira ngo uzarusheho gufashwa, nanjye ni ukubasangiza ibyamfashije. Igice cya gatandatu kiravuga kiti, ni igice cya gatandatu umurongo wa mbere gusa dusoma, aravuga ngo noneho ahangaha Pawulo yasobanuraga ubuntu nyabwo, noneho ngo nuko tuvuga iki, tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Aha rero niho igihe nk'iki hari confusion ikomeye. Hanze hari inyigisho kandi urabona ko kuva kera zari zihari, ko Pawulo mu rugendo yagize abwiriza, aho yanyuraga avuga ubutumwa bwiza, hari n'abandi bazaga nyuma ye bavuga ibitari byo, bavuga ibitari ubutumwa bwiza, bagoreka ibyo Pawulo yavuze. Pawulo aragira ati, ese kuba twarahawe ubuntu biduhesha gukora ibyaha? Tugumye dukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Ni nka notice hano. Mbese twabapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Kimwe mu bigaragaza ko umuntu yahindutse nuko abatagikora iki, ibyaha. Ntabwo ubuntu yagiriwe bumuha uburenganzira bwo gukora iki, ibyaha nkana. Icyo ni kimwe. Pawulo yongera kwandikira Tito, muribuka ko yasize Tito mu itorero ry'i Kirete kugira ngo atunganye ibyo atasize atunganyije. Yamubwiye amagambo menshi, uzashyireho abayobozi, yagombaga gukora, yari afite inshingano nyinshi Tito zo gutunganya mu itorero ry'i Kirete. Reka wenda ndisomere ijambo, ni urwandiko Pawulo yandikiye Tito, ibice 2, umurongo wa 11. Yageze ku gice cya mbere, igice cya mbere yamusobanuriraga ibyo agomba gutunganya, yasize atunganyije. Igice cya kabiri noneho amwibutsa imibereho ikwiriye abakristo, ko akwiriye kubwira abantu ubuzima bakwiriye kubamo, abo bavuga ko ari abakristo bakiriye ubutumwa bwiza, ubuzima bakwiriye kubamo bwari bwo. Igice cya 11, igice cya kabiri umurongo wa 11, none ahangaha Pawulo yagaragaje ubuntu asobanura, kuko hari abandi bavugaga ubundi ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwari bwo. Hari ubuntu abantu bigisha muri iki gihe ngo buhesha abantu gukora ibyaha, ubuntu busa nk'aho ari nko kwiyorohereza umutima, kubwira kamere ye, donc gufata amarangamutima yawe ukayajyana mu ni rya jambo n'ubundi Pawulo yavuze ko hazabaho inyigisho z'ibinyoma, abantu bazikururira ibihwanye n'irari, donc ibyo irari ryabo rishaka akaba ari byo yigisha, bakajya kumva inyigisho zihwanye n'irari ryabo, irari rivuze kugira ngo babone uko bakora ibyaha, babone uko bisanzura mu byaha. Oya, ubuntu Pawulo hano avuga, mugira ngo tubwumve tubusome. Ibice 2 umurongo wa 11 aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Haleluya, bwarabonetse. Arakomeza ku murongo wa 12, aka kantu ndagira ngo mukanote, butwigisha ubuntu Kristo avuga n'ubu ngo ubuntu twagiriwe n'ubu. Niba uvuga ko wizeye Kristo ukaba warahuye n'ubuntu ariko ukaba utameze gutya, ni ikibazo gikomeye. Dore ikintu ubuntu twahuye nabwo, ubuntu bwa Kristo bukora. 12, butwigisha kureka kutubaha Imana, bukatwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda. 2, 3, bukatwigisha gukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ubuntu butakwigishije kubaha Imana, ubwo buntu ushyireho question mark, ushyireho akantu ka point d'interrogation. Ubuntu butakwigishije, ubuntu butatwigisha kureka irari ry'iby'isi, gukunda iby'isi, ubwo buntu
ni ikibazo. Niko Pawulo avuga, si njyewe. Dusomye ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu dukwiye kujya dusoma context yose y'urwandiko, context yose y'igitabo, kuko uvanamo nibwo wiga kurusha kugenda ujogora kamwe kamwe. Ubuntu butatwigisha kwirinda, ubuntu butatwigisha gukiranuka, kubaha Imana mu gihe cya none, ubwo buntu uzashyireho akadomo, kuko ubwo buntu ni bya bindi, ni za nyoroshyo dufite muri iki gihe, ni bya bindi byo guhumuriza amarangamutima yacu, ngo Kristo ngo yarabirangije rimwe, ngo ubundi ngo turyame dusinzire. Ubwo yabirangije ngo uri mu bikise, ngo uzasambane, ngo wasambana wagira gute, ibyo nta birenze, ngo Kristo ngo yarabirangije, ngo umuntu watobariye ngo rimwe se. Ubwo ahubwo ngo ntangazwa n'abantu ngo bakijya gusenga. Hari mu buyobe bukomeye muri iki gihe, kandi noneho buri mu bajene abitwa ngo barize abameze gute. Birasaba ngo ube maso, mugume uko mwari mukigera gute mugihamagarwa. Niba wahamagawe ufite ishyaka ryo gukorera Imana, hari ibintu biriho byinshi rero bitangaje. Ujya muri kwaya ukumva umuntu arimo aravuga ati ngo nasobanukiwe ubutumwa bwiza, which is great, ni byiza cyane, ni umugisha kuba abantu bagenda barushaho gusobanukirwa ubutumwa bwiza. Ariko noneho ukumva rimwe na rimwe hari abagucanze, sinamaze imyaka narakijijwe veni, ngo ariko ubundi bwo nkirijwe, ngo nari ntaramenya ngo Imana, ngo ubundi bwo nyimenye. Hari amakonfusion menshi, hari amayobera matagatifu. Birasaba ko abantu bongera bagasubira mu ijambo ry'Imana, bakareba realite y'ijambo ry'Imana, bakongera bagasenga, bakemerera Mwuka Wera akabayobora, kubera ko hari ibintu byinshi cyane biba. Nagira ngo mvuge utuntu dutatu cyangwa se tubiri gusa dusenge. Ubuntu ntabwo ari uruhushya ruduhesha gukora ibyaha, ahubwo ni imbaraga y'Imana idukiza ingoyi y'icyaha. Ubuntu butwigisha kuvuga no imbere y'icyaha, budushoboza kunesha. Ntabwo ubuntu budushora mu kibi, ahubwo buduha guhangara icyaha. Kandi uko umuntu arushaho kwegera Kristo, umuntu arushaho kubana n'Imana, niko ibyaha birushaho kumuhunga. Icyo ni ikintu tukwiye kumenya. Ariko umuntu uvuga ngo yamenye Kristo, yahuye n'ubuntu, ariko akaba akishora mu byaha, akaba akinabikora, akaba byuzuye, akaba aribwo buzima ahumeka, icyo ni ikibazo. mujye mushyiraho akabazo. Umuntu wagiriwe ubuntu na Kristo, umuntu wizeye Kristo, ntabwo aba agishorwa mu byaha. Kristo amuha imbaraga kandi ziramwuzuye, kuko uko urushaho kuba hafi ya Kristo niko urushaho kunesha icyaha. Rero ndifuza ko dusenga, kuko kuba twarababariwe nibyo, twarababariwe. Burya kuba twarababariwe, Kristo yaratubabariye. Kuba tubabarira rero ni umugisha, kuko kuba twarababariwe biduhesha, bivanaho ikikekwe, kumva uhora wumva nyine wicira urubanza, ufite umutima ugucira urubanza. Burya iyo umuntu atakubabariye, iyo wakosheje cyangwa se warakoreye umuntu icyaha, noneho rero ukaba utaramusabye imbabazi, akaba atarakubabariye, iyo muhuye wabizi icyo bivuze. Umutima uhora ukurega, uhora wumva ugucira urubanza, urakwepa bla bla. Ariko iyo umuntu yakubabariye, warasabye imbabazi, ariko twagira ubuntu bukomeye. Uzi ko Kristo yatubabariye tutanasabye n'imbabazi, nyine yaraje aradupfira. Ngo abari mu isi bose, nusoma ijambo muri Yohana 16, ngo abari mu isi bose babone ubugingo, kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo abizera bose, uwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo. Gusaba imbabazi kwacu ni ukwizera gusa. Kristo ni mwiza. Iyo umuntu rero wamukoshereje, ntumusabe ntakubabarire, uhora wumva wirega. Umuntu we biba bisaba ko umusaba imbabazi nyine, wumva umutima uhora ugucira urubanza. Ikintu cya mbere imbabazi Kristo yaduhaye gikora, cyakoze cyangwa byadukuyeho guhora twumva umutima uducira urubanza, umutima uturya, twumva uri umunyabyaha ntusinzire. Byavanye urubanza muri twebwe mu mitima yacu. Dore icyo ubuntu rero bwakoze. Ubuntu bwo bwakoze ikindi kintu, bwakuye inzara n'inyota mu mitima yacu yo gukora ibyaha. Iyo umuntu yuzuye ubuntu bwa Kristo, iyo umuntu yagiriye ubuntu na Kristo, ubuntu bukura inyota, icyo kintu cy'inzara, icyo kintu cy'inyota yo gusambana, inyota yo kwiba, inyota yo gukora icyaha. Nicyo kintu cya mbere ubuntu bukora. Imbabazi ni utuntu tubiri. Imbabazi zikuraho ikikekwe cyo kubumvira umunyabyaha. Ubuntu twagiriwe na Kristo bugakuraho iyo nzara n'inyota yo kuba mu byaha, yo gukora ibyaha.
niba ugifite inzara y'ibyaha rero ntabwo wari wahura n'ubuntu bwa Kristo. Niba utari wumva umutima utuje nturahura n'ubuntu bwa Kristo. Ukeneye gushaka, ukeneye kwizera Kristo ngo awuhindure ubuzima. Nagira ngo mbabwire ngo rero ubuntu Kristo yaduhaye ni ubuntu budukiza, ni ubuntu budutoza kubaha Imana mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu buzima bwacu bwa buri munsi tukabana nayo. Icyo ni ibintu bibiri: buradukiza, bwaradukijije, ni ubuntu bwadutoje kubaha Imana, budutoza kubaha Imana, kubana nayo mu byo dukora, mu buzima bwacu, muri kamere yacu, mu buzima bwa buri munsi. Nicyo kintu ubuntu budukorera. Icyanyuma cya gatatu ni ubuntu buduhindura, bukaduhindura mu ngeso, bukaduhindura mu mikorere, bikaduhindura mu mitekerereze. Ni ubuntu buhindura. Niko Pawulo yabwiye Tito, ibice 11, uzasoma icyo gice cyose. Ni ubuntu buhindura, ni ubuntu budutoza, ni ubuntu bugira gute? Budukiza. Bwaradukijije, bwaradutoje, bwaraduhinduye. Niba rero utarahinduka, kameme ntabwo ari ubuntu wahuye nabwo, ntabwo hari ibindi bintu wahuye nabyo. Niyo mpamvu ngo mu gusenga kwacu ndakwinginze kugira ngo wemerere Imana ikuyobore, wemerere Imana ihindure ubuntu busage mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bwomatane n'ubwa Kristo. Ubeho mu buzima bukiranuka, ubeho mu buzima bwitoza gukiranukira Imana, kuko nicyo Kristo ashaka. Kandi nyine nukiranuka, kandi nyine niba ubuntu bwa Kristo buri abundant mu buzima bwawe, butuma ibyaha biba kure yawe. Ibyaha ntibiba comfortable mu buzima bwawe, hoya, ibyaha biraguhunga byo ubwabyo. Niyo mpamvu dukwiriye kwitoza kuvanga ubuzima bwacu n'ubwa Kristo. Imana ibahe umugisha cyane. Reka wowe rero unyumvisha ari ubwa mbere cyangwa se dusanzwe tuganira, wumvisha hari ukuntu muri wowe ushaka gufata icyemezo cyo gukomeza kubana n'Imana, cyo guhinduka, cyo kwemerera ubuntu bugasaga muri wowe, cyo kongera kwizera Kristo, kongera kwizera Kristo we wenyine, nta bindi uvanzemo. Dusengane. Mana nziza, Mana yacu kandi Imana idukunda, turagushimye kubwira ijambo, turagushimye ko wadukijije kubw'ubuntu, turagushimye ko watubatuye ingoyi y'icyaha, ndagushimye ko watubohoye, twarabo gupfa tuzize ibyaha n'ibicumuro. Ariko Mwami Imana uba bugufi, uradutabara, uraturengera, uradukiza, dukiza umujinya wa Satani. Turagushimye Mwami kubwira ijambo ryiza utuganirire, utubwiye, uvuganye n'imitima yacu. Mwami ni urwandiko rwose, ni urwandiko ruryoshye, ni urwandiko abantu benshi basobanura mu buryo butandukanye, ariko iyo urusomye rwose udatoyemo kamwe, usanga koko twaragiriwe ubuntu nawe kandi wiga byinshi kurushaho. Uyu muntu dusenganye ndakwinginze kugira ngo umurebe neza, umugirire neza, umushoboze mu byo akora, kandi neza yawe mubeho Mwami Imana. Turasenze kugira ngo umwambike imbaraga, ahisemo guhindukira, ahisemo kukwizera kurusha ibindi byose, ahisemo guhindurwa n'ijambo ryawe. Musabe imbaraga zimuhakunesha, musabe imbaraga zo gukomeza kugendana nawe muri urugendo rwo kwizera. Icyubahiro cyawe kiganze, kandi nirukanye ubuyobe buri hirya no hino, ubuyobe, ibivugwa bitari mu ijambo ryawe Data, ibiyobya abantu, kuko biravuga neza ngo hazabaho kuyoba, hazabaho inyigisho zihagurukijwe no kuyobesha benshi no kuyobya abantu bagoreka ijambo ryawe, kandi ngo nibinashoboka ngo n'intore bazaba bagendereye no kugira ngo intore nazo zigwe. Ndakwinginze kugira ngo bane natwe duhe imbaraga, kandi icyubahiro cyo gikomeze kiganza n'iteka ryose. Amen. Amahoro y'Imana nabe muri mwe rero. Shalom.